twika ibimurimo ndatwika umuntu ngenda twika ibimurimo uyu murozi wakugize gukira umwana w'umukobwa ugana gucyane uyu murozi urinde wa murozi ugende muganga Rutebuka Imbaraga zidasanzwe zihangamo itonde uyu muriro zanire base namukarage hano uyu mushenza arangabira mumuhe Imbaraga zidasanzwe ndi muganga Rutebuka n'ubutari wona abaganga hano nagutuma yego ngahanga baturi kumva uwo niwe wose ni ivuga iby'urukuvuga ngende hano urukubahoreke uwo niwe kubereke wisha abadebe n'ushaka no gusigarana amasambu ye umuntu twizeraga kamukwereke hano urwagwa uyu ni wese hoya muri kubeshya umuntu twaturaga urwagwa rwa buri munsi twavunuye sirika mbasuza cyane abakunzi mwese bavuga civilize komeze fresh meze mute aho muri hirya no kwisi yewe nitwa Junior umusobanzi tugira umugozi muhambire kindi kubaho kumushusi mureza gaca ibyo maze kubimenyera murebe kamera nabereke fresh tugorobereje mu mashyamba turi kumwe n'uyu mama ndetse n'umupapa tuje mu ishyamba gushaka umuntu wazimiye n'ibindi intama yazimiye niba ntibeshye no masaba muri biya ntimunshishamo ijishora ubu turi 2:00 z'ijoro zuzuye nubireba neza ni 2:00 rwose z'ijoro uyu mudamu afite murumuna we umwana w'umukobwa yagize gutya arabura ngo bamuroga kwirukanka baramubura arangije ahamagara uyu mugabo ndetse nanjye aravuga ati arashaka ko umwana we cyangwa se umukobwa bavukana aboneka ari kumwe ndetse n'umupapa hariya umubereye mu yomba bavuze bati reka tujyane babinkojeje nk'inkuru nanjye ngomba kuyikora turi kumwe na Rutebuka nyuma y'iminsi myinshi muri aho ndaho ndakomeye amakuru yawe ni meza cyane madamu umeze ute ndaho ariko mfite agahinda kenshi banza ubwira abantu badukurikiye iri joro 2:00 z'ijoro no kuba ufite ibasi n'ijerekani n'ibiki itoroshe ara ku ruhande uyu nguyu nawe ugenda muri ku uyu papa mutubwira ukuntu ibintu byifasha ubundi dufite agahinda twabuze umwana wacu yego umwana wacu amaze icyumweru yaratorongeye yego umwana wacu twaramubuze yarwaye ibisazi twarashakishije ahantu hose ubu turakeka ko yaba yariyahuye niyo mpamvu twabifashishije ngo muze mudufashe uyu mugabo yiyemeje ngo uwo mwana ngo araza kubereka ahantu ari mujya muvuga ngo naya Junior wa mugabo uwo muntu uyo ntama yazimiye urabikora kwiki ndi mudakangwa n'ibirumbaraye ndi muganga Rutebuka wibuke kwari nijoro urumbaraye subu ntavuga isama twese tukanyanya ndago cyagufata ndi hano urabafasha ikibano namenyo yanjye aya ngaya abantu bamaze yewe ndi hano yego ni ikimenyetso yego kuko impamvu hari abantu benshi wipampye kabisa hari abantu benshi banyiyitirira nipampye gusa surabona n'ibindi mfite yego uyu ufasha uyu mudamu ndahagurutse ndamufasha yego kandi ndamwereka hari kuko narangije kubibona ari he umwana ndamufite ndamubereka ngiye kubereka aho umwana ari aho namukuriye kandi n'uwabikoze nawe ndamuzi mutwereke mubyeyi wacu ndamukwereka mutwereke tuzagushimira benshi baranyigana bakanyitirira ariko ndi muganga izi ni imbaraga mfite zidasanzwe reka mubereke tuzagushimira hoya yewe ndi muganga Rutebuka uriya se ni makurata ninjye ukuri kuzimu ngashira hejuru ni makurata uzatwika umuntu oya sindika makurata ndatwika ikimurimo ni makurata we ni makurata makura nari narakubuze mwana wacu umva nari narakubuze Madarena ndakumva mubyeyi itonde kuko ndambaraga ufite zamugeraho yego muganga wacu wanyitabaje reka ngore ibyo ngora simukweretse yego ubonye urugendo twagiye yego itonde rero uri umuganga mwiza ni
uyu ni makuratara niwe musaza wanjye niwe reba ukuntu yabaye Wisiki uhagira ndi muganga Rutebuka uretse to mutwangahura ibigangahura yenda ngenda twika ibimurimo twika ibimurimo ngenda twika ibimurimo uyu murozi wakugize gukira umwana w'umukobwa ugana gucyane uramurozi ni mubi we ntago tumuzi aya majwi y'abadayimoni akozana dukora uyu mwana wacu tuzakugororera bikomeye cyane icara kuko narangije kugukogota ndi muganga Rutebuka icara wimukoraho yego nagiye muganga we uretse udatwika umuntu ariko itundi ndetse hari n'ibyo ngomba kumanza nakora ngenga muganga Rutebuka niwe windesha umutwe igihe cyose muyomba wambamagara uyu murozi urinde wa murozi ugende muganga Rutebuka ndi imbaraga zidasanzwe zihangamo itonde uyu muriro tonde ntabwo uri butwika abantu urinde ni muganga arabizi ntago yamutwika ni muganga wa mubyeyi wowe wagize uyu mwana gucya ngiye kukwereka bavuze ko ngo bashaka kumenya umuntu namubonye wamubonye muga namubonye muga wamubonye namubonye umutwereke turibushye bungubu ariko mutwereke mubyeyi zanire basi namukarage hano uyu mushenza arangabira mumuhe ni imbaraga zidasanzwe ndi muganga Rutebuka n'ubutaribona abaganga we ntabizamura twanda kirandeka ngende muganga Rutebuka ndi muzehe wa kasi ni imbaraga zidasanzwe nanjye ndabufite iyi ni imbaraga ni mukongore mukongore musama nda parasanya imbaraga zidasanzwe ba mubyeyi wowe wagize uyu mwana gutya umujije iby'amasambu n'inyungu zawe hano mutwereka rwose tuzakora ibishoboka byose tuzakugabira muga tuzakugabira n'ukuri ndabikora ndi muganga Rutebuka niwe nari nsigaranye ababyeyi banjye baragiye barashize nguhangamure none duhose tugize amahirwe muga dufashe mubyeyi dufashe mubyeyi yo ni nyota yari imwishe yari twiciye umwana yo yaragiye makurata yaragiye imbaraga zidasanzwe twari twaramuhize twaramubuze cy'abanyarwanda muri Afurika n'i Buraya hose makura igisubizo cyo muri Omani hari abanyarwanda benshi babaswe guca mu bihugu byo hanze babaye imbata gutomera njye muganga Rutebuka ndi imbaraga zidasanzwe twari twarahangayitse n'Imana tukuzaniye n'Imana ruhuka cyazo afite iki kibazo nibyo rigende kwibaza uretse ngikore itonde ariko ko wambonye narakubwiye ngaho uzambamagara hose w'umuntu apfuye nzabikora imbaraga zidasanzwe ngende muganga Rutebuka fata hano kubona ndagukiyobora n'igihe kuyoboye fata hano songera usurare hano banyamakuru bacu mudufashe isura y'uyu mwana ntigaragare ntago mushaka igaragara ntago tubishaka kigaragara abibonye yarwari hahamuka mubyeyi dufashe yego turakumva muganga Rutebuka icyo mwasabye icyo wambamagariye yego mubyeyi muyomba we icyo wambamagariye ikizame ndagitsinze oya rwose tuzakora kigeretseho rero ugari kunywa ari kunywa imbaraga za Rutebuka kandi ari kunywa inzoga y'abakuru ba Rutebuka reka murebe ko adatangiye no kureba yego makurata yakize ahubwo reka ngwereke n'ikindi reka ngwereke umuntu wabikoze yego mutwereke muganga mubyeyi wacu dufashe naguhamagaye ndakubwira ngo izane basi nayizanye ngiyi mubyeyi wanjye yizane hano mugaragure hano mushenzi ambwire n'ibyamuzize yego mubyeyi ariko reka manze mukuremo aba badayimoni bagende bari kwivuga yego sukire y'amazi hano ndagutuma yego ngaho wanyweye ku nzoga y'abakuru wanyweye ku nzoga y'ingoni ya Rutebuka wa mugore burinde mu rugo upfa ibiki
ngushaka kubica bose ukabamara ugasigarana amasambu yabo. Uwo ni we subwa turi kumva. Uwo ni we. Uwo se ni we. Ivuga ibyo urukuvuga ngende hano. Urukubaho riki. Uwo ni we. Tagumbazo. Kubera iki wisha abadebe n'ushaka no gusigarana amasambu ye. Umuntu twizeraga. Kamukwereke hano. Umuntu twasangiraga urwagwa. Uyu ni we se. Jamo. Shira hano. Mubwire ngo urukunjaka hiko ushaka kwishe papa na mama nushaka gusigarana n'ibyanjye. Urukunjaka wiki wishe papa nushaka gusigarana n'ibyanjye. Ngiye na mukuru wanjye udushaka hiki. Ngiye na mukuru wanjye yadushaka wiki. Okay, nibagukorera ibyo wangoreye. Ubu nyiwe se. Gukorera ibyo wankoreye. Murebe mwamubonye. Buryo umuntu ni mubi koko. Umuntu wo mu muryango twizeraga. Twaturaga buri cyumweru tukamushyira urwagwa. Wamubonye ku musozi bamuvugaga tukabihakana. None ndebera natwa tugezemo atwiciye ababyeyi none natwa agiye kuduhitana mwuka byaramwe muganga we Imana izakumushaka dayimoni soka muri we mwasotse mubyeyi wacu musubire mu babaze tuzamugabira musubire warutoki turahita turuha muganga tuzayimura yego muganga ni wowe wari warabuze ku uyu musozi gazi dasanzwe ndi muhagurutsa abantu bose bapfuye bishwe n'agahinda n'ishyari ry'abagume n'abarozi n'abagambanyi abashaka imitungo yawe akakanya ubwo babare bagushyizemo ndarubatse haguruka arahagurutse nimurebe mukuru wanjye ni wowe mwana wacu twari twarakubuze ni wowe Imana ishimwe munyamakuru we Imana iguha umugisha muga Imana ibaha umugisha mwishyamba wamenye umuntu wakugize gutyo wawundi twashyira gurwagwa buri cyumweru uguhangara umuryango wacu twizeraga ngaruko kuziza amasambu none yakwiciye badusigara imfubyi nawe baguhitane gutya Imana ishimwe ndagutsiritse ndakuziritse waguhangaye mushyize mu rwobo yarashaka kugushyira nuko wari warabaye koko ndagusirituye gukuye kuzimu ngugaruye ibuntu imihanda tuvuye mu ishyamba turi kumwe n'iyi famiye ngewe na Rutebuka iyi famiye igize gutya irokorwa n'uyu mugabo uyu mwana w'umukobwa dukuye mu ishyamba byose mwabonye uko byagenze muvuge muti bravo kuri twebwe cyane muganga Rutebuka twamuga tuti bravo ntabwo twe twizeye ko uyu mwana ari butahe ibintu byose birashoboka kereka abantu baba bafite mu mitwe yabo parapara yego ariko ibintu byose birashoboka yego iyo tubihujije n'imbaraga za muganga Rutebuka yego birashoboka ndakidashoboka mama wanje ndetse na papa mufandiki uyu mwana w'umukobwa dukuye mu ishyamba ni murumuna wawe uriya mupapa uri hariya uyu ni musaza wanjye umusaza wawe yego hanyuma rero mutubwire ubundi byagenze bite kugira ngo umwana twe tumukuye mu ishyamba ya masaha iki gihe yemwe mwababyeyi uyu mwana yavuye ku ishuri yigaga mu mashuri makuru umwana badutumaho ko umwana ngo yarwaye ngararavuze induru tujya kumutahura ku mashuri umwana tugeze hano umwana akajya araravuze induru umwana akaravugishwa umwana biratuyobera biza kugeraho umwana tumubwiye ngo ajye kuvoma umwana yirukansa agenda mu kugenda abandi bana baratubwira ngo yirukanse ngagana mu kivu duhera ubwo tumushakisha umwana turamubura nibwo nitabaje abaturanyi nitabaza uyu musaza wanjye nibwo bamuhaye nimero zanya abanyamakuru bamuhereza nimero z'umuganga ubwo nuko nguko ubu gusa turishimye turanezerewe umva turamugabira inka turamugabira urutoki kubera kadukoreye ikintu gikomeye ikibazo mfite uwo muntu yavuze uri kubahemukira yego nahoze numva ko ari umuntu wanyu nawe nuwo mu muryango yego ni umuntu wanyu ni masenge yego muri gupfa ikirere ubundi ni masenge avindimwe na papa yego tuziza amasambu no kuba nyine turiho buryo umuntu yagenda mu nzira harimo uba atifuza ko tugomba kubaho neza icyo kintu rero tuziza nta kindi none se kubera iki wenda yarahereye kuri uyu mwana kandi ari mwebwe bakuru katari mwebwe wenda yahemukiye ubwo nyine urumva ijya kurisha ihera ku rugo urumva ahereye ku mwana mutoya kugira ngo atwereke ko natwe adushaka yego tujye kuri Rutebuka ibi bintu biragenda bite ibi bintu uko biri bugende
namugaraguye kandi namukubise ingoni y'imbaraga za Rutebuka mubonye ko ava ari gutabaza ko atazongera yego namwe ntabwo ateze kuzongera kubahangara. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Umwana ni muzima buriya. Umva icyo mbabwira nuko guhera none niba yarajyanye ababyeyi b'umwana kugeza kuri saa birarangiye umwana agiye kubisimbura y'ababyeyi. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ikindi mbazane iki icyizere abantu bagira baba badukurikiye babonye inkuru ko yagenze ndetse naba icyizere baragikura kuki. Ngewe muganga Rutebuka uretse yo abamfitiye icyizere ni benshi. Yego hari abanyarwanda hari isi yose ngiye mfasha uretse abantu bambanye benshi ariko ngiye ndakora kandi ngeneye ko Imana izanjyana no mu ijoro. Ntabwo wajya mu ijoro urumupfumu. Ntabwo yajya mu ijoro urumupfumu. Azarijyamo umubyeyi uzaribumva azaribona azaribona yareka kutamuhije. izarimuha. Nta muntu w'umupfumu ujya mu ijoro. Oya ni umuganga kandi bavuga ko ngo w'Imana. mukorana n'imyuka mibi. wowe wovuze iryo jambo. Oya ndi kuvuga abanyarwanda uko baba babivuga. Rivuga hari igoma cyangwa rivuga ibunya kwa uranguye ikuzimu watwikaga amazu noneho ubyirebere. Aho none ngiye kugera uvuga ko wari umaze iminsi utanahari nanjye bwanyine narakubuse wari uri ariko ni ibintu biriho. Ejo bundi mbamvu wambuze n'abantu bakaguhamagara bari kukunjakiraho bambuze. Ngewe ugiye kuri WhatsApp wa mudamu maze gukura umudamu igoma. Umuryango we warambamagaye maze iminsi ndi kwambuka mu murebe yinjiraga mu nzu inzigashya amaze gutwika amazu menshi ndetse ari n'umwana wa